Yes, dore akantu utaruzi. Wari uzi ko umwaka tuzi uyu usanzwe ugizwe n'amasaha 8760? Reka nze nkwereke uko bikorwa. Gusa ushaka kunshyigikira wajya kuri channel yanjye ya YouTube ukandikaho Kingdom JB TV, hanyuma warangiza ugakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye byose bijye bigenda bikurikiranwa. Hanyuma dore uko bikorwa kugira ngo umenye amasaha umwaka ushobora kuba wagira wose. Hanyuma dore uko bigenda. Ufashe umunsi umwe, turabizi ko ugira amasaha 28, hanyuma ugafata umwaka ugizwe n'iminsi 365, warangiza ugahita kuba na 24 bitaba bibyara 8760 by'amasaha. Yes, aho ngaho tukaba twari mu mwaka usanzwe. Hanyuma umwaka udasanzwe wa wundi twita leap year, hanyuma uyu nguyu wo ugira iminsi 366. Bivuze ngo uzafata n'ubundi kugira ngo urebe amasaha uyu mwaka uzagira, uzafata iyo minsi 366 uwo mwaka ugira, hanyuma uyitukuba na 24 by'amasaha agize umunsi, hanyuma uzahita ubona ko uyu mwaka ubugizwe n'iminsi 366 uba ufite amasaha 8784 by'amasaha. Yes, nitwa Bombiva, hanyuma Kingdom JB TV niko nitwa kuri YouTube. Ushatse wajyaho ugahita uwandika gutyo, hanyuma bagahita bakwereka uburyo ki nikorera utuntu twanjye niturije, hanyuma ugakora subscribe, ndetse waba nakunze n'ikiganiro ukagiha like, hanyuma ugasharinga kugira ngo abantu bose babone ibihangano byanjye. Hanyuma ndagukunda kuba ukomeje kureba iki kiganiro cyane paka kirangiye. Urakoze cyane.